afite insanganyamatsiko irimo ikibazo kikubaza ngo mbese ukorera databuja umufitiye icyizere. Mwene data uri muri aya materaniro, ndagira ngo utekereze, mbese ukorera databuja umufitiye icyizere? Mbese uwo databuja ninde? Turaza kumubona kandi turabona impamvu wagiriwe icyizere abandi ntibakigirirwe. Kubera iki ari wowe? Kubera iki uyu munsi urahangaha? Yesu umwami wacu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Lewi Matayo, aho tuza gusoma muri iki gice cya 4 murongo wa 18, Yesu atora abigishwa be ba mbere. Uyu ni Yesu umwami wacu atoranya abigishwa be ba mbere. Umurongo wa 18 hari kutubwira ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Kuko barikira. Yesu rero arabitegereza, abona bari mu nshingano, kandi bari mu nshingano zo gutuma imiryango yabo ibaho neza. Bana babo barya, abagore babo bambara, kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bukomeze. Iyo ngerageje kwitegereza abarobyi nk'abo, ni abarobyi basiga imiryango ariko yibwiye yuko bagiye kuroba, kandi yuko nibaramuka baje imiryango yabo irabona icyo kurya. Ndagira ngo tubyumvire ku murongo dukwiye kubyumviraho. Yesu arabitegereza, arababona barimo kuroba. Yesu arangije rero kuri uyu murongo ukurikiyeho hari kutubwira yuko uyu murongo wa 19 arababwira ati, nimunkurikire nzababwira abarobyi b'iki? B'abantu. Kibazo ni iki mbabaza? Abantu barabarya. Aba barobyi bari bari kuroba amafi ngo ajye kubatunga. None Yesu arababwiye ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'iki? Abagabo bari bagiye kuroba. Yemwe mwabadamu, Imana ibahumugisha, isabato nziza. Umugabo wawe wavuye mu rugo n'isuka, agiye guhinga. Iwacu babyita ngo ni gukora inturuburi. Iyo jambo si muri kuryumva buriya? Gukora inturuburi, kujya mu ireguriro. Umugabo yagiye n'isuka, kandi nawe wasigaye muhira uzi yuko yagiye guhahira urugo. Baraje barakubwira ngo burya hari umugabo waje utagira n'inkweto nziza, utagira n'ipantaro nziza wenda. Uyu mugabo yabwiye umugabo ngo namukurikire, none umugabo wawe isuka yayisize, yamukurikiye. Wa mudamu, uyu mugabo mufata nk'afite ubwenge? Oya, tubyumve. Aba bagabo buriya ba Simoni bari bafite ubwenge. Aho umuntu w'umugabo umunyagalilaya uwavugiye kwa Yosefu utagira amafaranga, utagira inzu nziza w'umubaji, uyu bari bamuzi, abwira abagabo ngo nimunkurikire. Abagabo bari kugira gute? Nabo nibarangiza ngo basige incunda zabo, barangiza bamukurikire. Aba bagabo bagiraga ubwenge. Burya reka mbabwire, iby'Imana ababibamo hari benshi bafata nk'aho batagira ubwenge, ariko nibo bazi agaciro ko kubibamo, kuko ababirimo ni ab'agaciro mu maso y'Imana. Kandi imiryango yabo ntibaho nabi ngo ni uko bari mu by'Imana, nta nubwo izigera isonza. Uko ni ukuri. Uzi ni mwambaye neza. Hari bamwe
muheruka koga kwa nyuma. Yesu ashimwe. Hari abagabo batogaga, ntabwo muri ariko hanze haba arahari. Ariko birashoboka yuko nawe wagera gahuke, ariko iyo bigenze kwa nyuma bigenda gutera. Ariko uzi uburyo musa neza buriya. Hari abadamu bamwe ushobora kugutambukaho ukifata amazuru, ariko mwese uyu munsi kuko ari ku isabato umva n'umuntu yabinukirizaho niba ari ukwinukiriza sinzi uko ndabivuga rwose. Murimo guhumura, muri mu mavuta ya Yesu, muri kugaragara neza rwose. Imana ibahumugisha rero. Mbese isabato ni nziza, kuba mu by'Imana ni iby'agaciro. Icyama ngo ubiremo, mbese ukorera databuja umufitiye icyizere. Munsi umwe bavandimwe, hari umugabo wacu w'umubose. Uyu mugabo yari afite abakozi, kandi uyu mugabo aba bakozi yari yarabagiriye icyizere. Buri gihe rero ubwo uyu mugabo yabaga agiye gukoresha, nibo bamukoreraga mu ruzabibu rwe cyangwa se mu isambu ye. Gahinga ibirayi iwacu birebire, ntimubizi si mwebwe? Ntimuri kureba si uburyo nanjye ndi n'umusore nijwi ntimuri kuryumva buriya? Ibiremba nabiriye rwose, mba nabiriye. Ariko nanone ntabwo ryagaguraga. Iyo mubyumve, njya kuri gahunda. Ntimuri kureba se buriya? Wagira ngo simbye ariko ndarya. Ndi umugorozi. Iyo twumvise abagorozi ntidukumva abasohoke, ibyo biratandukanye. Iri toraniro ryahawe ubugorozi. Yesu ashimwe. Uyu mugabo rero abo bakozi bagiriye icyizere. Igihe uyu mugabo yabaga yasaruye ibirayi, yarababwiraga ati rero injumbure murayizi buriya? Injumbure rero bakozi banje mugende mucebe, maze ibiri buvemo mugende mujye kurya n'imiryango yanyu. Si umugabo yari yaragiriye abakozi icyizere? Mbega umugabo mwiza. Aba bakozi rero igihe kiragera bararengwa. Burya hari igihe habamo kurengwa, kandi umurengo yicaga inzara burya. Nuko baje inama bati databuja rero yatugiriye icyizere, ariko afite byinshi. Afite ibingana gutera byinshi, natwe reka dukomeze twirireho. Baje inama itari nziza, bati igihe tugiye gukura ibirayi, umugozi niba gwari guriho ibirayi 5 cyangwa 6, tuje dukuramo 3, ibindi 3 tubisigemo. Urumva inama? Kuko injumbura ari yacu, nta wundi arayiha, niduceba dusangemo byinshi. Uyu mugabo igihe iyi nama bayihuzagaho yatangiye gusarura bikeya. Mwene data muvandimwe, mushiki wanje, ndagira ngo utekereze umusaruro mu by'umwuka uyu munsi wa none uri kuboneka, urebe niba nta ruharo bifitemo. Urebe kudindira kwitorero, urebe kuba benshi bari gusigira ingira, abagabo benshi bari kwiroha mu businzi n'ubusambanyi, ndetse no kuba bamwe ari ibisambo. Utekereze niba nta ruharo bifitemo. Birashoboka ko mubo barebera urimo ngo na runaka. Uyu mugabo atangira kubona ibihombo. Habonekamo umwe muri aba bakozi wabonaga se uje yarabigiriye icyizere, aramusanga aramubwira ati databuja, nubwo mbarirwa mu bakozi bagenzi banje, ariko ntabwo turi kumukorera neza muri iyi minsi. Aramubaza ati se byagenze bite? Aramusobanurira, aramubwira ati ariko nawe uzabyigenzure urebe niba ari byo. Igihe aba bakozi bahabwaga injumbure, hari n'igihe bazigurishaga nabo ubwo bakabonamo n'amafaranga. Uyu munsi ho rero bari bakoze agasha, nuko iyi njumbure bavugana nabo bari kuyigurisha, barababwira bati rero noneho ibirayi byasigaragamo turabyongera.
rimwe bakabifata bamaze kubikura bagashyiraho ibyatsi bagaciraho itaka mu misambya kugira ngo iyi njumbure bayigurisha bazabona amafaranga menshi. Uri muri aba bakozi ari wowe, bibaye ngombwa ko sobuja databuja menya umugambi uvamo ibyo ubamo, mbese yakongera kukugira icyizere mwene data. Mbese ninde waguhamagaye? Yesu atoranya abigishwa be ba mbere. Uyu databuja igihe yabwirwaga uko bimeze nuko arangije magara babakoze igihe cyo gusarura barasarura bigenza kwa kundi. Arangije nuko arababwira ati rero nimuze mbahembe. Baraza arabahemba, arangije arababwira ngo mva uyu munsi nanjye injumbure irabiyanje. Injumbure yabihandira uri muri abakozi bari kubigenza ute? Bati databuja tubabarire byibuze uduhe uyu munsi gusa. Duherarira wengeze ubutanu uzaziduhe. Uyu mugabo ati ubundi nazibahaga mwazinsabye simbahembye si noneho twemerere tuyigucebere. Nateguye abandi bo kuyicebera, mwebwe nabahembye ahubwo nimutahe. Ndagira ngo utekereze, ariko wowe usigaye ukorane n'abo bakozi. Ubwo mutekereje ko ari ndeburiya wowe usigaye, mbega icyizere. Kandi mugende usigaye yarasigara. Igihe zigaragara yarabwira abandi ngo mutangire mucebe, nimutekereze ko aba bakozi bagiye kure, bagize ipfunwe bahagarara hafi aho. Igihe batangiraga guceba, uyu wari wasigaye yarababwiye ati mubanze murebe mu misambya ariho duhera. Igihe bagendaga batwikurura bagasanga ibirayi n'indundu. Mbega abakozi guhera uwo munsi uyu databuja yarababwiye ngo nabagiriye icyizere ariko mwe ntimwakingirira. Ntabwo muzongera gukora mu ruzabibu rwanje ukundi, ariko wowe niwe ukwiye kuba igisonga gikuru cy'aba bakozi. Ikibazo wakwibaza ni iki muri uyu mwanya? Mbese ukorera databuja umufitiye icyizere? Yesu yaraduhamagaye, yadutoranije muri benshi, bene wacu batandukanye, atugiriye icyizere. Mwene data, ni iby'agaciro kwibona muri iri torero ryasigaye, ryahawe ubutumwa butahawe abandi bose, ubutumwa buri mu rubanza. Mbega agaciro n'amahirwe. Igihe nasomaga ibya Yesu byarantangaje cyane. Ndagira ngo dusome amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Amagambo meza cyane ari muri iki gitabo, aho tuza gusoma muri iki gice cya mbere atubwira ngo Imana ihamagarira abantu gukora. Imana yacyagwa icyubahiro. Mwumve bavandimwe, Imana ntitoranye abamarayika batigeze bacumura ngo bayihagararire mu bantu, ahubwo itoranya abantu basanzwe bameze nk'abo bashaka gukiza. Imana yacyagwa icyubahiro. Yagutoranije gukura muri bene wanyu b'abanyabyaha, kugira ngo nawe ubwiriza abo banyabyaha nkawe. Ariko wowe databuja yarakugiriye icyizere. Ntabwo uyu murimo ari wo wari ukwiriye. Amagambo ari kutubwira yuko Imana yagombaga gutoranya n'abandi. Kristo yambaye umuntu kugira ngo abashe gushikira inyoko muntu. Umukiza wambaye ubumana n'ubumuntu
yarakenewe kugira ngo azanire isagakiza. Nanone kandi abagabo n'abagore bagiriye icyizere kizira amakemwa cyo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Abagabo n'abagore bagiriwe icyizere. Mbega amagambo meza. Ku rupapuro rwa 80 muri iki gitabo, urupapuro rwa 80, reka tuhasome bavandimwe. Zagira amahirwe yo kuba yabona iki gitabo, azasome ku rupapuro rwa 80. Igipimo cy'Imana ni ku isubi yo hepfo ku rupapuro cyangwa ku ipaji ya 80. Hari igipimo cy'imico gihora gipima. Abamarayika b'Imana bahora bagenzura imico mbonera yanyu, maze bakamenya ibyo mukeneye, maze bakabigeza imbere y'Imana yacu. Impamvu z'aya magambo tumve neza. Hari igihe twebwe tubona ko ibintu bidashoboka, ariko mu kwizera Imana irabishoboza. Hari igihe twanga gukora umurimo w'Imana, atari kubundi abana bazajya ku ishuri, ariko ubundi ko nkeneye umuti, ariko ubundi ko nkeneye gutera ibirayi, ko nkeneye gutera ingano, ko nkeneye gutera ibyo byose. Ndasomye ngo Imana irabizi. Ubuse mbabwire yuko Imana ntabwo iduhamagare gukora umurimo wayo kugira ngo bituzanire igihombo. Ibi tubyumve neza. Ahubwo mu murimo w'Imana tuboneramo inyungu nyinshi. Ibyo ni ukuri. Mu minsi yashize iwacu hari abagabo bamwe n'abagore bamwe bavuze ngo ntacyo dushobora gukora. Murabona namwe ibihe turimo, dukeneye kugira ngo tuve mu buzima bubi tuzanzamuke. Dukeneye guhinga n'imiti nk'uko nari mbivuze. Maze baragenda bakugurira imirama y'ibitunguru kandi irahenze bavandimwe, bakugurira imbuto z'ibirayi. Baragenda barahinga, barambura isuka, bahinga amasambu manini cyane. Muzi cyavuye muse muri iyi minsi, amarira ni menshi. Bahinze ibitunguru, bamaze iminsi bari kurira, aho umufuka wageze no kuri 2. Muri kubyumva se buriya umufuka 2. Nayo babagazi ntabwo yigeze aboneka, kandi ngo ubwo bari bashoye ngo bazumika. Ibirayi byo bizamo icyo bita ngo nisemeshe, muzacumva. Ikire wagitera kigahera kuri nyina, ukabona kiri kuzamuka, kiri kwihina guca, gifite ibara ry'umuhondo. Wazaja gukura ugasanga n'utuntu tumeze nk'utuvunja twahagitse kuri cyo. So mwabyumvise, isi twaka byinshi ariko ikaduha bikeya. Ijuru ritwaka kwitanga rikaduha byinshi. Imana yacyanga icyubahiro. Uwitangiye umurimo nta gihombo azigera ahura nacyo. Ibyo ni ukuri, turabizi neza. None se reka nze mbabaze, abagabo banze kuza mw'iri torero ngo ntibabivamo guhora babazwa amaturo ngo ni cyacumi. Reka nze mbabaze, ubisiri kubaka ibingana gute? Muzi ko icupa rya mitsingi ubundi rigeze kuri 2. Mwari mubizi buriya. Muzi ibipfuko basigaye bafite uko bingana. Nta mwana w'Imana urakubitirwamo n'ibite. Hari umwabonye se? Ntawe. Nta mwana w'Imana urasonzera muri iyi nzu. Ariko urebye umunaniro bafite, urebye ibibazo bikoreye, ingoma ya Kristo ni iy'amahoro, ariko ya Satani ni iy'akaga. Abayobotse iyo ngoma ya Satani baguwe nabi, kandi bazahora baguwe nabi. Icyama ngo barabuka umusaraba bagaruke kuri Kristo Yesu. Yesu rero ndimo gusoma kugira ngo nihutire no kugera ku musozo. Ntabwo mbatindira abavandimwe. Buri wese turi kuri ya paji ya 80. Buri wese muri twazabazwa impamvu yirengagije akandubona naho kabari gato kandi yarashoye kugakora.
Magambo arakomeye cyane. Uwiteka agerana ubuhanga buri murimo wose ushobora gukorwa. Ubushobozi budakoreshwa nabwo bwitabwaho kimwe n'ubwakoreshejwe kugira ngo burusheho gutera imbere buri wese mu bushobozi bwe. Wahawe itaranta 5, uwahawe 2 n'uwahawe 1, ukorera 500, ugukoresha, umukozi wa leta, buri bushobozi bwose mu ijuru hari igipimo cy'Imana. Twinjiye mu kwezi kwa 5 bavandimwe, tawe itunguye. Ariko ikibazo ni iki ngiki, mbese ubushobozi Imana yaguhaye uko ijuru ryagushoboje, uko ijuru ryakurotesheje ni kuvuga, cyangwa uvuga kugira ngo umubitsi amenye ko wavuze? Bizera bari muri amateraniro bavuge ngo nawe waravuze. Uvuga bijanye n'uko ijuru ryaguhaye muvandimwe. Kibazo ukwiye kwibaza ni iki ngiki. Nanje muri uko kwezi Imana yagiriye ubuntu, ntawe agiye kwa muganga, abana yarabarinze, nanje mu nyandike y'igihumbi. Abantu ngo kuko bakuzi. Maze wa wundi ukoresha gukoraga mu ruzabibu rwawe, mu zamu yawe, ati haleluya, ati kuko Imana yampaye akazi muri iyi minsi, nkaba ndi kubona aho nkora, ni mu nyandike y'ibihumbi 3. haleluya. Umukoresha we yavuze ngo bamwandike hangahe? Yewe we, buri murimo wose n'ubwitange bwose mu ijuru hari marayika udasobwa ubugera n'ubuhanga. Mwene data mushiki wanje, aya magambo akurikiyeho yumve neza, arakomeye kandi ateye ubwoba. Imana itubara urubanza igihe twibujije ku icyo twakagombaga kuba cyo, binyuze mu gukoresha neza impano zacu. Tuzakirwa urubanza hakurikijwe ibyo twagombaga gukora, nyamara ntitubikore bitewe n'uko tutakoresha imbaraga zacu ngo duheshe Imana yacu ikuzo. Magambo akomeye cyane. Hepfo akatubwira ngo nta ntambwe mu ntambwe zose zijya ziterwa mu by'iyobokamana habaho abantu bamwe nubwo baba badashobora guhakana ko umurimo ari uw'Imana, badashoboye kugira guteraho akabyemera, ariko igihe cyo kwitanga cyagera ariko abayobozi bo atari ko buriya umuntu kwitanga ko kuba mu mutima ngo kubahehera harya kutasengeye mu rugo ko waje hangase. Iyo ba mu rugo kababa n'isabato ngo ayirukiraga hehe? Harya usibye uburyarya, ikintu wanze kuvugira imbere y'abantu, Imana yaraguhaye akanwa ngo uritangira mu mutima, niho Satani ahera. Ati n'ubundi se hari icyo wavuze, n'ubundi cecekera, hari icyo bazakwishyuza se? Ariko wahigiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu, umva uhora ukubita ibipfukamira hasi ubwira Yesu ati Yesu nshoboza kugira ngo umuhigo nahize nzawuhigure. Kandi Yesu mwiza aragushoboza, kuko mu ijuru hari Imana ifite ubushobozi. Erega bene data, ntabwo Imana idusaba kuko ari umutindi, si n'umukene ifite byose. Yategeka n'izahabu zose zikaba izayo nk'uko ari izayo, ikazigenza uko ishaka. Amafaranga ntabwo ari ay'Imana se? Zahabu ni izande? N'ayawe ari kuri konti ni ay'Imana. Yego, ishobora gutirura rero igakura kuri konti yawe igashyira ku yindi konti y'undi muntu. Ejo wawe ndi wakoreshaga nawe akagukoresha. Birashoboka se? Ubwo buriya hari igihe mutekereza ngo ni ubwenge bwinshi mwagize, kwa mufite amasambu menshi n'amazu meza y'ubucurama n'ibindi, mukabangubwa abandi n'imibare mike bagize. Hari abagabo bakora ijoro n'amanywa ariko bikaba byaratse, akaba ari mu kazu k'akaruri, ntabwo atagira atari n'igisambo, ariko wakukozeho kose bikagenda gutera bikaza. Wowe se wowe uri igiki? Ndagira ngo utekereze uri igiki? Wowe wavukiye amezi angahe? 12? Katera wavukiye 12.
wenda impamvu hari n'igihe umubose waravukiye narindwi ariko abavuka 9 bitarakunze. Mbese hari mwene data twihutira gusoza byumvikane neza, byaba byiza bene abo bibutse byandikwa mu ijuru, byandikwa hera muri cya gitabo ahataja hagira ibihanagurwa, kandi handikwa ikosa kandi hakaba bazacirwa urubanza kandi hashingiwe ku byanditswe byera. Muri icyo gitabo handikwa amahirwe yose yo gukora umurimo w'Imana yirengagijwe, kandi muri cyo handikwa igikorwa cyose cyo kwizera n'urukundo kikabaha ubutazibagirana by'iteka ryose. Turi gusoza igihe Petero yongeraga gusubira yaravuye. Mwene data ndagira ngo iki nacyo ugitekerezeho. Turimo gusoza tumwe bwiza uko bwanditswe na Yohana muri iki gice cya 21. Yesu amaze gukurwa mu bigishwa, amaze kwicwa, amaze guhambwa, amaze kuzuka, Petero wa wundi twabonye ku nyanja ya Galilaya ho Yesu yamuhamagariye. Mbese Yesu yaguhamagariye wowe? Nawe urahazi. Yaguhamagaye so mu biti nawe urabizi. Bamwe bari mu buhinzi, abandi bari mu burobyi, abandi bari mu bindi. Nanjye utuvuga no hagaze imbere yanyu hari ibyo nabagamo, ariko Yesu akuburayo nahabwa icyubahiro. None ubu ndashimira Imana kandi nta nicyo mbaye. Uyu Petero rero arangije abwira abagenzi be muri iki gice cya 21, Yesu yereka abigishwe ku nyanja hehera ya Tiberiya, yabakuye ku nyanja ya Galilaya. None ubu bari ku nyanja hehe? Nimwe bagiye kuroba. Hari igihe Yesu aguhamagara, hari ibyo agukuyemo, warangiza ugakwepa ati burya narashutswe ngiye kuja muri biriya. Iryo joro rero Petero na bagenzi be nusoma neza bari bamukurikiye bati natwe turajana nawe. Muyobozi w'itora akava mu byizerwa akagenda kagwa, nawe wamubona uri mu diakoni uri muririmbyi ngo mbe ko ari umuyobozi we ngo jewe. Uwo muyobozi w'uni niwe wari waraje ukurikiye. Uwo muyobozi abonerwamo agakiza? Ntibishoboka. Bagenzi ba Petero avuze ngo nje nisubiriyeyo, hari impamvu yasubiyeyo ni iyi. Yavuye mu byizerwa atakigirira Yesu icyizere. Babanye igihe kingana n'imyaka 3 n'igice. Bavandimwe, mbese wowe uyu munsi uracyafite data w'icyizere mu murimo yaguhamagariye? Petero yerekezaga mukuru wa mu nyanja ya Tiberiya. Nusoma neza Petero wari umuhanga mu kuroba na bagenzi we ngo ijoro bararikesheje, ariko buca mu gitondo ntacyo bagize gute. Bivuze ngo iyo uvuye mu ruhande rw'Imana ntacyo ufata, n'ibyo ubona ntacyo bikumarira. Irutumve neza, amavuta yisiga akagutera guca, waryama ugasinzira, n'ukubera Yesu. Abo babifite bavuye mu ruhande rwa Yesu barabakanuye amaso, bukarinda bubakeraho, barahindanye. Ariko abari muri Yesu nubwo bagira bikeya barahonyuzwa n'urukundo rw'Imana. Yesu waboneke rero yongera kubagira inama, arababwira ngo noneho mwongere musubire mu murimo. Mwene data, numvise ko muri uku kwezi kwa 4 mwasubiye inyuma cyane, kandi nawe wabigizemo uruhare, nawe wabigizemo uruhare, nawe wabigizemo uruhare. Kandi Yesu yarakurinze, yaguhaye ubuzima. Uku kwezi kwa 5 twiciyemo, noneho wongere wereke Yesu ko wongeye kumugirira icyizere. Yesu rero arababwira ngo nimwongere mujugunye. Bongeye kujugunya uwo mwanya ngo incunda zawo ziremererwa n'amafi, ndetse bahamagara bo kubakuruza kuko wagiye mu ruhande rwa Yesu afata ibimuhagije. Yego niyo twaba dukeye anyurwa natwo. Shakura ahangaha nta firiti wariye, wenda wariye mu buryo bworoheje, ariko uko ndi kukubona urakirwa ntabwo icyubahiro kandi wanabimenye.
kubera ko Yesu ahari kuko ntawe uganyira ibyawe bizwi na Yesu. Dusoza Matayo 19, reka dusoze tekereza kwinginga kubaza ngo mbese ukorera data uje umufitiye icyizere. Matayo 19 munsomere iyi nsanganyamatsiko y'iki gice gusa. Iki gice aho dusoma kuri murongo wa 27, mbese insanganyamatsiko iri hejuru y'umurongo wa 27 ivuga ngo iki? Ibyo bagize gute? Ibyo barekeshejwe Imana ihabwa icyubahiro. Kuba waravuye muri bene wanyu, kuba hari ibyo wigomwa, kuba hari ibyo utanga muri uyu murimo kugira ngo abataramenya ubutumwa bwiza babashe gukira, umbico Yesu yavuzeho. Igihe Petero yabazaga Yesu ikibazo gikomeye cyane, mwami Yesu, ko twasize ibyacu n'abacu tugasiga amasambu, ntabwo ndi kubahamagara ngo musiga amasambu n'imiryango yanyu n'amazu yanyu, ahubwo muri uyu mwanya ndabahamagara kugira ngo mwitanye mu bushobozi Imana yabahaye. Yego, none ko twemeye kugukurikira, twebwe tuzamera dute? Tuzahembwa iki? 29 muri iki gice cya 19, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana yacyanga icyubahiro. Birashoboka yuko iki kintu ndashobora kucumvikanaho n'umugabo. Hari abadamu benshi z'ibindwari bameze nk'abigayire, bemera gukiranukira Imana nubwo abagabo babo batabizi. Cyo mabazanye iki giki, abigayire igihe yaje gusanganira Dawidi nabari yarabizi. Hari abagabo b'ingumya bameze nk'abana bana badashaka yuko mu miryango yo hari icyavamo, ndabazi kandi bamwe muri mwe, ariko mwihana uyu munsi kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gukorwa. Kuko ejo uzabisiga kandi nta kijuru uzakwibukira ngo wagize amasambu menshi cyangwa amazu menshi cyangwa imikumbi. Icyo uzakwibukira ni ubwitange wagize mu murimo w'Imana. N'uburyo abantu bakize kubera wowe. Ubundi se abo umuntu aba yatanga nibo bakine kurusha abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Abo bazakubirwa. Hari abagore nabo batemera kurekura n'uw'imyaka iruzuye, ariko badashaka yuko abagabo babo bagira icyo bakora muri uyu murimo. Umugabo yagira icyo avuga, yagira ati ufite iyo uzayakuba. Yego, ubu ikibazo bigatangira bikavuga umugabo akabaho nabi. Mwabagore be mwihane namwe. Yesu gutiza ubuzima uwo mugabo ni wari guha, ntabwo ari undi. Mwuka w'Imana muri uyu mwanya bishoboze kugira data w'icyizere, kuko nawe yakitugiriye. Ubwo twinjiye muri uku kwezi kandi tukagomba kwitanga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukorwe, kuko igihe tugezemo ni igihe giheruka. Mwuka w'Imana arabidushoboze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Turasoje.